reba kuno wanze kujya public ugiye public wafata nk'umukarakta wowe mu basitari bacu umukarakta umukarakta buriya nemera ni Ntuza Gasuku. oh yeah He's unpredictable. That guy ntabwo wamenya ikintu atekereza, ntiwamenya nimba babyita ngo iki amininze ibintu cyangwa atabimininga, kandi ikindi azi kubana n'abantu bose, azi kubalance. oh yeah kandi numvishe Gasuku mushobora kuba muri aba haters uyu munsi, sibyo? ubwo se uburyarya Ntabwo ari uburyarya, ni ukuba flexible. ariko Nyamabunda yavuze ati njye bakimfungura nagiye kwa Gasuku ndavuga ati mfite content urumva abavuga ati mubaga ihene sha muzane utubyere yabonye iriya ndavuga ngo ni umukire akibwa ati rega njye nibwo nkivishe nibwo yasa avuga ngo Gasuku burajya bodyguard kwibigamba avuga ngo batazamuka bati mumute hanze baramusohoye noneho ngamaje kugafata ndimbati ajya gukorera kwa Gasuku afite press nini Gasuku bamubwira ati Nyamabunda ukama nanjye ikiganiro Nyamabunda bati kuntu mwansoye nk'imbwa ry'igufwa ntago nakiguha nabwo barongera barafataye hanze ngo yabonye iriya ndabatuye ni umukengo babagishije agahita azanisha umupirimunsi akora pati aramubwira ati rero kugira ngo uzame uri amasenga aza gusanga ari umukene abaramubwira ati aka kandi nta mezi 3 ndamara mvuye isheni aramubwira ati iyi mbwa bayisohore kurumva ko yaragiye kumushoramo atari bumwinjizemo nawe ariko agarutse Nyamabunda nemeye boro yavuze ati njye mbona hari abakaragita benshi njye natama Gasuku ariko ari flexible njye nawe urumva ko ngiye guhamagara Nyamabunda ntabwo yese amwirukana ariko Nyamabunda ati nta kiganiro ntabwo wansoye nabi nk'imbwa pe ntabwo Stella atavuga ati rero nimba utakima nanemereye Ndimbati ko akora hano nawe nasohoke mwese mugende je mani mbambona ahubwo cyangwa se bari abajama babikora as ikinamico ahubwo aba followinga bakabigira seriye sibyo kuri level n'abariya birangiye babigize seriye cyangwa nka privacy boro yavuze ati yengiyo Nyamabunda yatavuga nta muntu yakuzabimenya nuko wenda utakire byigane cyangwa ubwo buryo yihirinze nyine ajya kureba ba Gasuku akazamuka akareba Ndimbati ngo bwa mbere ajya kumwaproach avuga ati rero ngo barafunganwe i Madrid nyine na Ndimbati ngo yagiye kumuramuga ati rero ndumva nifite impano yo gukora mpaga platform nkorereho abaramubwira ati rero nta mpano ufite kangu icumu ujye kwirira akumva yaramufashije bati boro numvisha ahubwo Nyamabunda niwe uzi ubwenge muri bariya boro byose muri baba byose bakora yagize avuga ati iryo 10 ntaryo nashaka ko platform amuha platform kuko ngo umpaye 1,000 utanyetsaho nzabikora ibyo 1,000 ejo bizashenshaka ibindi ariko nunyeka ko kubikora nzakora mbyibonera ubwanjye Nyamabunda ko ari smart Nyamabunda yaragiye arakora none se ngumva ikintu kirenze yagiye ngo nyine yihiringa ngo ku mupeti wamuciye agasenkani aramukoresha n'undi mu baby aramukoresha nyuma ngo Kigali wati ibintu nk'ibyo aramenyekana ngo Nyamabunda yagiye kurasanga Ndimbati yamamaga hafi 58 agaruka mu iki avuga ati urambaza iki ati simba beshya ngo zarengaga inshuro senkana muhamagara icike yongeye ahamagara ngo ikiganiro yari yakwanye n'uwo mukobwa akurumva ko ugomba kubanza gukora izina sibyo none se mva ikindi kintu kirenze ikintu nemeye Nyamabunda cya kintu cy'abantu bihenura ngo Ndimbati yaramukoresheje nabwo cyongera cya boostinga kiga mu 80,000 bari kumwe mu baby watumye abantu bamumenya aramuhamagara Ndimbati avuga ati mwihore ahita amubwira ati uyu niwe watumye umenye iyo mu nyangire yanyu sinyifite Ndimbati ari wise too ari wise Ndimbati cyane Nyamabunda nako Nyamabunda ari wise ko niwe wamugize boro ye anamutama kadesa amubwira ati isi desu mayi nizikise ati genda wiyestare ariko ninzajya nk'ukeneye uzajya uza dukore yavuze ati uwo nguwo aka kanya nubwo namenyekanye n'itime mpamagaye nagenda nkankoresha ariko urumva ko Mbebe nazi business bya danze umva Mbebe ukuntu azi business yahise yinvestisa in a long time ariko nye ahantu nemere yaba yamunya njye aka kanya mfite kugira
nk'urugero kuri Araday nose yanjo ubona iterwa n'iki yo mu nyangire no kutibagirwa ahantu wavuye ya neza tweze ibyo tuzabiganira in the next episode. Hari igihe abantu bibagirwa neza ako kanya musura nzamuhe tuvuge wenda nko muri editing ni wewe unkoje nko kuri DaVinci bwa mbere cyangwa kuri kamera nkigafite abatari ku musa yamfashije icyo wantamamuga nk'uko bagata bati mwihorere musa wana ariko nge navuga ko ahubwo ibiceri bihindura character ko niwibagirwa ntago ari ibiceri bihindura umuntu no kutibuka nese ubwo ngubwo ko Nyamuhanda yavuze ati nge suko nteye uyu muntu niwe watumye mumenya yanyinvestijemo $10 ngo yarajya aramukoresha bamukandagira kunda bamuha $10 abo ati naragiye iryo 10 ndara nishimye mpfa nayo kujya mu ijuru numvisha agafaranga katangiye kuboneka. Okay, rero abantu bagiye batandukanya sibyo iyo industry y'abanyamabondo nimba uri umunyamuziki wijya kwa abanyamabondo nabanuza nawe ni mukore aka kanya tuvuge nk'urugero nk'iyo studio ntiraba launched ufite gukora nk'umupeti ukamuzamura ukimuzamura ati ndajya kwa Element no kwa Baroda no kwa Bob waba ukimamugara peti nabonye akabita batereka gasweri ntago underground ntago naririmbira muri beat wakoze nanone ako kaboro nta jingo ufite niyo nayikora basi tugende Bobo Pro akazamuremo jingo yawe ntinamenyekane nase biterwa n'iki se yanjo ntiyaneze kundi urumva Nyamabondo yibutse baka yavuze ati ibyo nge simbaho gutyo uyu muntu watumye mumenya yahise afata akamoto kandi bati tugende nkore niwe watumye uzi ko ibyo bintu uvuze byagiye bironinga manu dukariyeri tw'abantu umuntu agatangirana n'umuntu akamuforuma then agatamuvinga kundi muntu sibyo kuko yenda ngo yamuvinze up mu biceri kandi ahubwo wa wundi ari we yakagombye gukomeza investisamo kuko ari we wa craftinze iyo art ye noneho we agahita ajya ku wundi nawe umubona nk'umwandaground kuko wamuvinzemo ari mu rwego rwo hejuru nawe ni umusitari aka kanya uri gucura biti tukayikorana ariko nabonye ibiceri ndi kugendamo unuza compressor akakivugamo ati musaka karuruke ntago narembera muri beat yawe kitabe ufite n'akabiti keza ndakwishyura ariko ngende bakamastangira ahandi sinavuga ko ari unagafitemo uruhare njye nagiye mbona ibyo bintu man kuko nagiye mbona abantu bose babaye successful even nabo baniga ba Diamond aracyafite yanigaye hano nitubigira yanigaye yamuproducingiraga ahubwo we najya gukorera mu indi studio irenze cyangwa n'undi muntu urenze arahita anajyana ya pote kugira nayo igira utuntu yigaho next time batazongera guspendinga amafaranga menshi. Ibyo hano niba byemeye aka kanya ndaba ndi Muhanga ndi gukorerwa na Ibel Beat uramuzi ni umupeti w'impa gukora fresh narahize niyo mpamvu muzi narahize ni twaba na Bere yabaga mu gipangu arabajama twajya kureba tugapigayo arabari kugukora akabiti ukizi Kigali Bere Beat yaguhamaga bati urashaka kundiraho hite pe byahata kandi niwe wagukoze kugira ngo bakumenye nujya kwa Bob Pro naye ni umustar wa Danjara bakubona nk'umwandaground kuko ujuri mushya kuri we arahita avuga ati reka mucaca nirize kwa pop anja kukomera kumbaza ibibazo kabubwo wanjyanye muri interview ni topic yiza nyine yindashima none se ubwo twanzuye iki none se urukosora ako kantu wagakosora ntago wakosora ikintu ntago nibyo ngo ntago wica umuntu ikimurimo ibyo bintu biterwa nyine no gushima cyangwa ni nko kunyurwa nimba rero wavuze ko abantu batibuka reba aka kanya Cristiano aracyari gushaka umumero wajyaga ubibira imigati akayibaha yego uko ni ugushima aka kanya ngo hari umujama wawe undi wambwiraga wamuhaye pase ukirya ku biceri byo kubera yatumye bamuselekisiyo aka kanya nimba ari ugushima nimba ari uguhinduka sinzi cyangwa abanyafurika ntitukagira oya ahubwo ubwo ngewe mba mbona
tubyite se ineza ra cyangwa nuko ako nanone cyangwa yari win-win. ntabwo ari win-win kuko aka kanya Rema nubwo yaguze amasezerano akava muri Marvin aravuga ati Donjazzy ni papa. Even na ba Snoop na ba Nuza bavuga ko Dr. Dre ari papa wabo. Niwe watugize ibyo ngibyo ibyo turi byo today. Aka kanya ariko wankora aka kanya njya akaganya bati Musa gusa ariko cyangwa reba akunda waza nka boro ndi ukuntu muri club baba ari VIP na Regira. Yego. Bagoti Musa yaza kugusha wati ndimo mubwiye ko ndi hejuru. None se gucyo guta nabo bajama ariko nabo hari ukuntu babakoroga bro. Ntagukora. Hari ukuntu nese ntago ariko niyo umuntu yakuzamuye nawe aguma. Oya nese Rema ntago Donjazzy yamuryaga ntiyavuze ubu ajya kugura amasezerano nyine ko byatwaye na Kayira Star. Aba bati ibyo twaba byose niyo yaba yarandiye miliyari. Ni papa niwe wankoze. Ariko aka kanya Harmonize na Diamond ajya bati waramfashije ariko ibyo ndabirambiwe. Ahubwo bite nibyo nkubwira akantu mwavuganye maho ngaho. Hari ukuntu kandi nose Rema we ntibashwa ariko nawe barashwanya ajya kugura amasezerano yavuze ati ibice maje kwinjiza bikubye bya Kayira Star ariko wahise umugurira inzu wamugiriye ibiki nyine kandi bagize jalousie. Oya ntabwo ari jalousie. Muzaka kanya turi gutanga ibintu ku meza ndanakurushije. Iso nkubita wenda nk'imodoka nk'Ikirozi Royce inzu ibiki bati ko nyiri kwa muri Marvin Record mu byumba mwaduhaye n'utundi tuboro cyane kiba ari priority. Kandi tubati kangura amasezerano mvemo nyine mu urana pushinga nyine ntabyumve antire nyine uyise wa active na contract nimba arimo miliyoni 3 z'idolari tuzimuha dupatinga ways ariko ajya bati ntago namuvuga nabi nayo ndaguza amasezerano yaturutse ko yandemye. Yego ubwo ngubwo se tuvuge ko ubwo rero urumva ko rukwibagirwa atari mu kuko naba Wizkid naba Davido naba na Burna Boy. Twena nubwo tujya akantu ka respect k'abakuru bacu. Ahubwo ku kantu uvuze niko katabamo. Aka kanya harya niwe ni Sarkodie ninde wo muri Nigeria. Hari muri legend bajya barabose ko bameze kuriye. Ngo yari muri club ubundi ntibakwicarana ariko barazabaze bagakuramo inkweto bakicara ku meza amwe ngo bati twubahana arahari. Ubwo nimba atari Coco Master undi D'banj ni D'banj ngira ngo D'banj niwe mwami wabo. Wizkid yavuze ati African Queen. Abati ibyo twakwikora byose ubusanzwe nimba Burna Boy yinjiye mu kabari nakansanga marasohoka cyangwa na resist akagumya kwinjira nge ndongera imite nsohoka. Ahubwo D'banj n'aba hari bose uko ari batatu birabihanga bose baraza bavuga ati tujye kumeza mwe dusangire. That's respect. Ahubwo ako kantu na respect ntabwo nabyita mu nyangira. Aho ngaho ni yindi boro nta respect tugira. Nta respect naza from nowhere nkahita nataka Bulldog. Kuko ariko nanone nimba ari byo biselinga ndetse barabo ntibazi gucuruza. Nimba hano community yacu akantu kari negatifu ariko ifata cyane kuruta akantu kari positive. Nanjye nacururiza muri negatifu ntabwo nacururiza muri positive. Baba bagafite ariko bo yenda bo bakunda positive. Bo nyine reba Burna Boy na Wizkid ntibakwicara ku meza ariko D'banj n'abahari baricara banasangiye bavuga ati beef muziye ku ruhande papa yaje. Hano se nta muntu ushobora gukolekta niwe muri legend mufite mwubaha gutyo Makanyaga Abdul mwarwana nicaye Makanyaga ajya akoranya turazusana twose bakaririmbana bro. Yari kina music hako nari biya asekera mabura se muri legend mase so muri legend si yabegeranya akana karaza kahite kaguha nyoko kaguzamuke. Ariko nanone ntabwo mbizi gusa nimba public ugendera kuri data za public nimba public ikunda bullshit ziri negative na bullshit twe ntabwo twagira boro za boro z'amaeskariye nta boro dufite ya legend tugira. Reba ko nuvuga Fari Ipupa no muri legend. Yego ntabwo tugira ntabwo akakanya mbwira nk'amazina atatu bati bicaye mu gakrabo kabonye. Byo najyaje kukubwira mbere
njyewe nimba nzajya guha interview ndi umustar w'umulegend nkajya guha interview the guy uvuga izo boro ziri negative nkijyanayo cyangwa nkajya kuri za boro bazita ngo iki FaceTime cyangwa bya TikTok ngo baba bakoze inama byandi byo kugatara no kuri X kuma live ngo live ntinemera njyewe guta ubwo bulegend bwanjye nkajya mu interview ubufu nturiya mupeti wundi w'ubufu nawe azamamagara nje nturiya wundi w'ubufu namamagara njemo ubwo surumva nyine ngo kuko ngo ari followingwa cyane kuko ngo ari ufite aba followers benshi ariko akabavuga bullshit z'ubufu nje nkemera kujyayo ubwo nanjye nabaye umwe muri bo. Nese nko ku meza y'abantu batanu nabaye ba legends wavuga bari highest muri level yabo ba Messi na ba Cristiano muri industry yacu ni bande mu industry y'umuziki se King James no mu legend ubundi King James hari umuntu bigeze bajyana beef ngo isavuye kabisa hari no mu bantu baririmbye indirimbo nyinshi Bruce Melody no mu legend agara mu legend for real yakwicara kuri ameza yicara mwese what daddy reka nkubwire impamvu ya respect kuntu uvuze Dibanje nyine bira bisigari bya abantu bari respectful mu muziki bira ni ibihanga bya Burna Boy ahubwo Dibanje aza banza basigaye banamurusha ikofi what daddy kereka nkaho muri gospel nayo turi muri Sekira umuntu bahuriraho bose ntawe ureba ukuntu umutekereje ndetse ubona tuzakajya nyireba rega nanone twanga kuritayaringa no ntago ari ikibazo nta muntu nta musano uritayaringa cyangwa nuko ubwo twebwe batabafasha nyine nka kuno usanga ngo erega yanjo nka Young Money ngo usange yaramuzamuye bati mwubahira icyo ngicyo no respect ni wowe wibuilding rega nta muntu guha respect wowe utihaye reka nguhe urugero okay sinzi nimba bahari ariko nka Clement impamvu ari respectful mu muziki yasavinze abantu benshi mu muziki katubyite gutyo iyo ushaka respect you serve as many people as you can sibyo hari abantu Clement ashobora yakoreye ubuntu hari abantu yafashije ku moving from this side to another side yasohoye abahanzi benshi mu nzu ye sibyo hano rero naho ni haza umusani we ntaba ari umuproducer kwa producer nibo benshi bagenda bafasha abasani muri industry yacu ntabwo turagera kuri level abasani ari bo bafasha abandi basani Bruce Melody was doing good with the Juno na Kenny Soul bari ku rutugu rwe that was good ubu yaba afite abandi batanu yiyometseho sibyo nta nubwo ari necessary yenda ko bagenda bamuvuga neza ariko ibikorwa yabakoreye biba byigaragaza so as you serve industry yawe akubanza na bajuno bamushimira yego yego wenda bari kuza ariko yahise aba boosting ikinyafu cyese cy'introduce Kenny Soul byatari ahubwo undi muntu mise nibuka nawe w'umu legend Danny Vumbi buriya yandikiye abapeti benshi indirimbo uri kubyumva abafasha no kujya mu ma studio uri kubyumva nawe akaba yaranaririmbye ariko ibikorwa byabo batipe ntibikomeza kugaruka mu muziki cyangwa tujya akaboko kutamentioning umuntu wadufashije yego nibyo nkubwira respect no gushima rero mva ko tubye aganda mbizi ko kuba nicangaha 70% ari munsi ariko sindamumentioning bati twarahasorinze twarihirinze respect twavuga kuko hano umuntu yanga no kuvuga umuntu wamwandikiye indirimbo akumva ko kuba baramwandikiye nk'indirimbo ari shame umuntu yavuga ngo Racine nawe ngo akorera benshi Racine ninde umuraperi nawe akorera abantu benshi nyine nukorera benshi bakamenyekana sibyo niko bizajya nk'umuntu uri respectful hano ntabwo ari umusa nka Bob yahamagara buri musani wese akitaba call sibyo kubera ko yasavinze benshi bashoboka nawe uramutse uri umusani respect ni wowe wiya nyasaga kanya Bob ntiwajya kuvuga no kandi Bob nawe ni umusani byaje kurangira nk'igipeti yazamuye kimushitinze kikaba ariko cyangwa ubu ngubu nawe ni Don Jazzy wo mu Rwanda nuko adafite label yakabaye ari Don Jazzy ko adafite label
ariko nese ubu Bob aka kanya yakwicaza abantu bari mu mateo bati muzane mwabipeti none ko za ndirimbo ze ziba zifeaturinzemo benshi wenda avuga kwicaza kiri gute ma people Bob yabaye DJ kandi asigaye azaga kabisa Bobo Pro on the beat akataba kuri kamera kabisa Bob ya gathering anybody niwe muntu nzi wakora ibyo na Clement yabikora aba producer babikora ariko kubasani twe dufite akantu umusana dahuje kategori y'umuziki n'undi ariko bakaba babifinga usanga iririmbira R&B undi yirimbira hip hop ariko bafitanye ibibazo by'injyana bataririmba zinahuye you see cyangwa se ni public bagonganisha nibyo nakubwiye public yacu isa n'ikunda utuboro turi negative sinzi nimba utarabibona so mukeneye indi challenge umurigeni ndi kuvuga aka kanya reba Horix urebuka cyagena Zeo Trap bari gubifinga aho sora rwa rurimbo rurenda nawe Horix amusubiza hari umurigenti bari kujya bati muzano ku meza akabakoresha ubwumvikane aba bati mumeze gute ko mbona ntazi ntawe wari kubahuza ntawe wabunga umuntu wunga abasani ni umuntu ushora mu basani ni babandi bitwa ngo badandara nyine babantu baba boss ugasanga ntiyigeze mubo yazamuye ntimurimo ahubwo ku izina mu mwubahira ntaduhamagara turaza yego uwo muntu ntawe rero kuko nta muntu ufite ibyo biceri erega buriya amalebo yo hanze aba ari lebo irimo uwo muntu ufite iyo lebo nimba ari nka Clement wabo tuvuga urugero afite lebo ari nawe uraninga abasana ariko nawe aba afite boss mukuru sibyo wa muntu ushoramo ibiceri usa nkaho ari ufinancinga lebo ku buryo niyo mwakoze ibitaramo cyangwa mwagurishije amarubumu mu mugarurira ibiceri bye ariko igihe mufite nk'ikibazo cyo gushutinga cyangwa mufite ibibazo byo kwinvestisa mu muziki mujya kureba Daddy ari uwo Don Jazzy nkambwira ati wallahi turi kubura miliyoni 20 30 bini akazo umuntu turamugiye cyane Coach Gaël ntabwo nzi ukuntu business ze ziraninga mu mutangira niwe muntu ufite n'inyubako aka kanya nagenda from nowhere ku artist ajyana discount wagenda akagwa price y'ubundi ugakora wafata abasani bari basanzwe ari abasani ndi kuvuga nyine aka kanya wagenda ukamwa approachinga mfite agataramo wama price niwe muntu mu Rwanda wabashije kuba yabikora ahubwo ati ibyo bakonsoma biraba ari ibyanjye price ndayigwa amatike abe yawe nyine ni nka dealing nyine mukahita mujya muri contract ariko ni umuntu wabashije kuba wa propose ibyo bintu nabandi erega yanjo ntabwo njye nemera ko umuboss ari uko approaching wowe niwe approaching umuboss ukamwereka plan ntabwo babyumva na restaurant zabigukorera ibyo bintu dufite places nyinshi wagenda ugapropose izo deal ukavuga ati njyewe ndi umusani mfite bande ntazajya nkora hano Friday buri Friday yenda akaba ari Musa night sibyo ibiceri bizajya bivamo n'amayoga banyweye tuzajya tubarana gutya sibyo hano hari places nyinshi wa propose ibyo biboro mukabikorana kuko nubundi kandi oya nta bamugani wa Debeni gahere tumuyindaboze kubera ako kaboro yakoze ndaga appreciating akahe gutanga place nyine naho ndi ayiguha nibyo ndi kukubwira ubuhe mention ni ngomwe wigeze umaze decades muri industry mbwira umuntu wigeze bajya gupropose ati hano place urahama reka nguha ga story kare kera igeze kuba akaboro kitwaga za H zone ntago yigeze wumva n'utubari twatugiye duha kakabari kabaga mu mujyi kaka legend kitwaga ngo iki Cadillac oya harakabari kabaga kwa Vena hano aboro kuri Rompoese hafi na Rompoe kitwaga ngo iki kandumva kai kunshika kunda kazi nyine hano kuri legend kauraga kari hype sibyo hari n'ibindi biboro byigeze kubaho byitwa ngo zateyamo hari n'akandi kabaga handi igikondo kitwaga Skol kitwaga ntabwo n'ububari sibyo bwo bwa hostingaga abasani ase Cobra we no muri legend Cobra aha ureba nka Cobra yakaba yari we Don Jazzy wacu kuko Cobra afite maboati ikintu yaburaga gusa ni studio umenya na yayigira Cobra ntabwo turahura ntabwo twahura in person Cobra afite boate afite ama restaurant afite ni nawe nyiri Coco Bean
si nk'urwo rugero kuko bini ugiye ukagera Cobra nawe iyo serivisi yayiguha kuko uraperforming akunguka siko bimeze. Ahubwo ikibazo twebwe byanyu twita label yacu cyangwa babajama bita aba manager nibo bari in charge y'ibyo biboro yo kujya kudiringa izo deal, ariko manager ni wowe umubwira icyo gukora. So it's like we don't have the managers. Kuko nimba ndi umusani nkaba mfite hit zanjye 10 Young Joe zangarura ibi biceri, sibyo? Ariko ntafite strategy y'uburyo ndi bugurisha. Too simply ikibazo mbona muri mwene utwo tuboro management ntabwo tuzi kugurisha umuziki wacu, ntabwo turamenya kuwuselinga, ntabwo twamenya guselinga impano ati zacu ubiselinge mu buryo bwumvikana. Twe dushaka guhita wumva ngo n'indi ndirimbo yawe yahitinze nge ndi hano hejuru bazanshaka. Nta muntu ugushaka bro, nobody cares. ubwo dusoze tubonga iki se twege n'ahantu twahereye umuntu noneho bishatse kuvuga ko ziriya kosi zanjye nego nige noneho industry uburyo baselinga umuziki izina ry'Imana njye ngo ati ngwino nkucururize umuziki kuko yanjo ngo urugero rworoshye kujya to close. Iyo umuntu afashe arena buriya arena ntabwo mba ngiye kuyikoreramo show gusa, mba ngiye kugurishiriza muri arena. Nukuvuga ngo ikintu umuntu ari buze kundeba si yishyuye tike, ngomba no kumugurisha ibiryo, ngomba no kumugurisha byeri, ngomba no kumugurisha t-shirt y'igitaramo cyanjye, sibyo? Ngomba no kumugurisha CD nimba nzifitaho, cyangwa uburyo mitamugati dore undi muzingo mu turirimbo twanjye utumvishe. Ako batangiye no kujya bakoresha listening party ntari, that's good, sibyo? No twebwe tuzi ko ngiye bazanyishyura nkajya muri arena nkaririmba ngo nkarilayingira ku matike gusa. So ukeneye ikintu kimeze nk'inteko cyangwa guverinoma yawe, sibyo? Izamenya umuntu uzagurisha ibiryo, uzagurisha iki, none ukamaximizing ntabwo twari twemenya kugurisha brand yacu. Ngiye ki brand cyakora nemera ko gishya Reyo irashya nka Reyo iriya kipe ubwo turatandukiriye. Iriya kipe abantu baba bayiraninga iyaba bazi gucuruza Reyo bari kuba bari mu babiliyonea muri East Africa, pana babiliyonea mu Rwanda, muri East Africa. Okay, reka du closing none. So twige kugurisha boro zacu, nanone twige kumenya aho barizwa. Wishaka kujya kuzonga industry y'abandimbati ubabwire ngo bakuvuga nabi, nabo bari muri industry yabo. Nawe creatinga, sibyo? Agaparti kavuga neza umuziki, kavuga ibyateye imbere mu muziki, kuko aba negatifu babaho n'aba positifu babaho. Aba positifu ni baba benshi, you are lucky. Aba negatifu ni baba benshi, ufite ibibazo. Ciao. Peace.